Ibihe byiza ku bakunzi bacu, turabashimira ibyo mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Nyuma yuko rero Mifotra ikize ikizamini cya psychometric kibanziriza application kuri ku mwanya wari wose w'akazi, abantu benshi bagiye bakunda guhura n'imbogamizi zabyo kuko hari abo gikunda gutsinda kandi mu by'ukuri bari bafite ubushobozi bwo kuba batsinda ikizamini cy'uwo mwanya. Ibi rero byatumye hari abantu bamwe na bamwe bifashisha abandi kugira ngo babakorere ikizamini, bityo babashe kubukora application kuri izo poste zatangajwe. Ariko ntitwirengagize ko biriya bintu ari bimwe mu bigize icyaha kandi bishobora kugira ingaruka ku mpande zombi, ku wakoze ikizamini no ku wagikorewe. Ngira ngo muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ingingo z'amategeko zigenga ibyaha byo gukorera undi ibizamini no gukopeza mu Rwanda, cyangwa se mu mashuri no mu bizamini by'akazi. Muri iyi minsi rero bimaze kugaragara yuko abantu benshi batagifata amategeko nk'ikintu gikomeye, ndetse hari n'abasigaye bakora ibikorwa bimwe na bimwe batazi ko biri mu bigize icyaha. Hari rero aho usanga leta yashyizeho gahunda igomba gukorerwa online cyangwa kwigirwa online, bamwe mu baturage bakabibonamo amahirwe yo gukorera amafaranga, nyamara bakirengagiza yuko ibi ngibi barimo gukora ari ibyaha. Rero turareba mu igazeti icyo ibivugaho. Hari ingingo zirimo aho bagiye bagaragazamo amategeko ndetse n'ibihano biyateganyirizwa. Turareba mu igazeti yasohotse muri 2018, aho tureba ku ngingo yaho ya 276 kugeza kuri 279. Yes, ngo umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo bwari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo agashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, ngo yonona inyandiko cyangwa imikono asimbuza abantu abandi. Ahangaha ndahatindaho ngo asimbuza abantu abandi, ngo ahimba amasezerano n'imiterere cyangwa se imimerere y'ingingo zayo, igitegetswe gukorwa cyangwa umuntu cyangwa icyarangijwe kwemeranywaho, aba akoze icyaha. Ngira ngo nko tubibonye mu ngingo ya 274 ngo bavuga ko umuntu ushobora gusimbuza undi cyangwa se kuba habamo kwitirira undi muntu ngo aba akoze icyaha. Ngo umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo rero ibi ngo abihamijwe n'urukiko, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, ngo kandi agatanga n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda itari munsi ya miliyoni 3, ngo ariko ntarenge miliyoni 5, ngo cyangwa akaba yahabwa kimwe muri ibyo bihano. Aha rero ngo iyo uko guhimba byakozwe n'umukozi wa leta mu murimo ashinzwe cyangwa n'undi ushinzwe umurimo w'igihugu, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7, ngo ariko kitarenze imyaka 10, kandi agatanga n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda itari munsi ya miliyoni 2, ngo ariko kandi nanone ntarenge miliyoni 3, ngo cyangwa akaba yahanishwa kimwe muri ibyo bihano nk'uko babivuga. Hanyuma rero mu bizamini by'akazi ho rero bigenda bite, cyangwa se muri recruitment exams, gukoresha undi muntu cyangwa gukora uburiganya bishobora kugwa mu cyaha cy'uburiganya cyangwa se fraud, cyangwa ruswa, abo ni igihe hajemo amafaranga cyangwa se guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Ni ukuvuga iyo ari mu bizamini by'akazi nk'ibi ngibi turimo turavugaho, iyo wakoresheje undi muntu cyangwa se iyo hari undi muntu wagukoreye ikizamini mugafatwa, icyo gihe ngo bifatwa nk'uburiganya cyangwa se bigafatwa nka ruswa muri igihe hajemo amafaranga, cyangwa se bigafatwa no gukoresha inyandiko mpimbano. Ibi rero ngo biteganywa kandi binavugwa mu ngingo ya itegeko rya 54 byo 2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018
ryo kurwanya ruswa cyangwa se bikaba bijyana mu igazeti yasohotse mu kwa 9 kuri 14 muri 2018. rero muri make gukorera undi ikizamini, kwishyura ngo ukorerwe amahugurwa cyangwa gukopera si ibintu byo gufata nk'akantu gato, kuko ni ibyaha cyangwa se ni kimwe mu byaha bifite ibihano bikomeye kandi bishobora kugira ingaruka zikomeye mu buzima bw'umuntu, mu kazi ke ndetse n'ejo hazaza he. Mu kubahiriza amategeko rero no gukora ibikwiye nibwo buryo bwiza bwo kwirinda ibibazo no kubaka ubuzima bushingiye ku kuri n'ubunyangamugayo. Mu ncamake rero ngo gukorera undi muntu ibizamini cyangwa kwishyura nk'uko muri iyi minsi birimo birakorwa, ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari aho tujya tubona abantu barimo batangaza ko ngo bakorera abandi ibizamini bya psychometric, ariko akenshi usanga banabishyuza. Nagira ngo mbabwire yuko amategeko y'u Rwanda arabihana, kuko no mu igazeti dusanga amategeko yose naho birimo, aho bavuga yuko ibi ngibi byafatwa nk'uburiganya, bishobora kuba byagira ingaruka rero twavuze haruguru zirimo igifungo n'amafaranga. Ibi rero ngo ntabwo dukwiye gufata ibi ngibi nk'ibintu byoroshye, kubera yuko bishobora kuba byagira ingaruka cyane cyane ku wabikoze cyangwa se no ku wabikoresheje. Ni ukuvuga niba wishyura umuntu ngo agukorere ikizamini cyangwa se agukorera amahugurwa. Ahangaha naho ndetse ngaruka ku mahugurwa yabaye ubushize kuri certificate za AI, aho wasangaga umuntu abantu bishyura abandi ngo babakorere. Aha naho bishobora kuba byagira ingaruka. Wibuke ko uwashyizeho iriya gahunda yo kubikora online afite n'ubushobozi bwo kuba yabasha gukontorora uko byakozwe. Niba rero muri test ya psychometric harimo kamera, bakaba bafashe isura y'uri gukora isura cyangwa se ifoto y'umuntu uri gukora ikizamini, kandi atari uzakora icyanditse, ahangaha rwose kugufata n'ibintu byoroshye cyane, kandi ingaruka zishobora kuba zababaho mwembi nk'uko twabigaragaje haruguru. Rero hari ibibazo bikunze kwibazwa n'abantu benshi. Icya mbere ni iki ngiki, ngo ese gukorera undi ikizamini online ni icyaha mu Rwanda? Igisubizo ni yego, bifatwa nk'icyaha cyo kwiyitirira undi muntu no gukora uburiganya. Nese ni ibihe bihano bishobora guhabwa uwo muntu wabikoze? Icya mbere nk'uko twabibonye haruguru harimo igifungo, kuko twabonye ko harimo imyaka 5 kugeza kuri 7. Tubona kandi ko harimo n'ihazabu y'amafaranga, nayo twayavuzeho. Hanyuma kandi turabona yuko uwo muntu ashobora kuba yanahabwa ibyo bihano byombi bitewe n'uburemere bw'icyaha yakoze cyangwa se n'uburyo yabikozemo. Hanyuma bakongera bati ese gukopera mu kizamini cya leta bigira izihe ngaruka? Ikizamini giteshwa agaciro kandi ushobora gutemererwa kongera gukora ibizamini. Hanyuma 4 baravuga ngo kwishyura ngo undi agukorere noneho amahugurwa nabyo ni icyaha. Ubwo ni bya bindi byakunze kuba muri certificate za AI, aho umusanga umuntu yishyuye ngo bamukorere amahugurwa, rimwe na rimwe n'uwo muntu ugiye wishyuwe ntamukorere aciye muri systeme, ahubwo agahita afata certificate ye yakoreye akayeditira agahindura agashyira amazina ye, hanyuma akayimuhereza ngo akira wayibonye. Hanyuma ibyo ngibyo rero iyo bagiye gusuzuma basanga zose ari iz'umuntu umwe, amazina yanditseho atari yo y'uwayikoreye. Cyo gihe rero kubafata mwembi biba byoroshye. Ngira ngo rero hano bavuga ko nabyo ari icyaha, ngo bifatwa nk'uburiganya cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, kandi inyandiko mpimbano twabibonye zihanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka hagati y'5 n'7 n'ihazabu y'amafaranga twabonye haruguru. Hanyuma rero bakavuga ngo ese niki cyakorwa kugira ngo wirinde ibi byaha? Icya mbere ni ukugira indero cyangwa se imico myiza, kubaha amategeko, kandi ugakora ibizamini cyangwa amahugurwa ku bushobozi bwawe ubwo ari bwo bwose. Rero ngira ngo muri ibi ngibi tumaze kuvuga cyangwa kuganiraho, buri wese arasobanukirwa neza uburemere cyangwa se ingaruka ziri mu kuba watinya gukora ikizamini ugahitamo kugikoresha.
aho tumaze kubona neza ingaruka byakugiraho. Rero ndashishikariza buri wese gukora uko ashoboye kose kugira ngo yirinde ko yagwa muri ibi byaha, kuko niyo bikugaragayeho ngira ngo iyo hajemo kiriya gifungo cy'imyaka 2, 3, 5 cyangwa se gipfa kuba kirenze amezi 6, icyo gihe iyo kikugezeho nkuko tubimenyereye mu kazi ka leta, akazi ka leta ntago uba wemerewe kongera kwa applyinga ku mwanya wa leta uwo ari wo wose. Bivuze mu ncamake uba ugiyeho imiziro idashobora gutuma wongera gukora muri leta. Ngira ngo mwumva ko rero ibingibi bishobora kuba byagira ingaruka zitari nziza ku buzima bwawe, ubw'umuryango wawe ndetse n'ubw'ejo hazaza. Yes, rero ndabashimira yuko mwabanye natwe, nanabagira inama yuko twakwirinda gukora ibitemewe n'amategeko kugira ngo twe kwishyira mu kaga ndetse n'abadukomokaho. Ndashimira buri wese wabanye natwe muri iki kiganiro. Ngaho nimukomeze mudukurikirane kandi mutugaragariza ko turi kumwe namwe mu buryo bwa comment. Murakoze, tuzasubira ubutaha. Nge nari Alphonse Ndagijimana, mukunzi wanyu, umunywanyi wanyu, ubifuriza ibihe byiza byuzuyemwo ibyiza byose mwifuza. Murakoze.